Nongeye kubasuhuza bene data bakundwa, Uwiteka bishimire, Yesu nashimwe. Ndizera yuko aho muri hose mumerewe neza kandi Uwiteka akibarinze. Reka twongere dusangire ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi turi kureba ku mfunguzo tubashisha gusenga isengesho rikagera ku Mana yacu, kandi isengesho Imana yumva, isengesho rijyanye n'ubushake bw'Imana. Uyu munsi rero nyuma y'imfunguzo zigera kuri enye, twatangiye tubona gusenga ukoresheje cyangwa se unyuze mu izina rya Yesu, kuko ariho dusubirizwa, niryo zina rifite ubutware twahawe kugira ngo tujye dukoresha. Tubona ko icya kabiri umuntu agomba kwitandukanya n'icyaha n'igisa nacyo kugira ngo isengesho rye rigere ku Mana, ryakirwe kandi rigire igisubizo. Tubona kandi icya gatatu ko tugomba gusenga twizeye, kuko utizera ntabwo abasha kunezeza Imana, nta nubwo utizera abasha kugera ku cyo yifuza cyangwa ashaka. Cya kane twaje gusanga isengesho ribasha gusubizwa, isengesho Imana ikunda kwakira n'irijyana n'ubushake bwayo, isengesho rijyanye n'icyo Imana ishaka. Uyu munsi rero reka turebane urufunguzo rwa nyuma, ari narwo ngira ngo twaba ducumbikiyeho muri iki gika, hanyuma ejo tukazatangira ikindi. Tugiye kureba ku kindi kintu cy'ingenzi ugomba gukora kugira ngo isengesho ryawe rigere iyo rigera, kandi rigire n'igisubizo, kuko akenshi iyo dusenga hari impinduka tuba dukeneye. Izo mpinduka rero ntago zihita ziba ako kanya ngo dusenze isengesho ngo impinduka zirabaye, oya. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo dusengane umwete, ngo isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro cyane iyo asenganye umwete. Gusengana umwete rero ntabwo ari ukuza ngo usenge umunsi umwe, usenge umunota umwe, cyangwa se usenge aka kanya ubundi uvuge ngo birarangiye, oya. Burya umuntu ukorana umwete arakora kugeza ikivi yatangiye agisoje. Niyo mpamvu rero ikivi ntabwo kiba akanya kamwe, ntabwo kiba umunsi umwe. Ikivi watangiye nyine ukorana umwete, kugaragaza ko wakoranye umwete ni uko ucyusa cyangwa se ugisoza. Rero ntabwo wambwira ngo usenze isengesho rimwe ngo ibintu birikoze, kuko akenshi hari n'igihe tujya dusenga isengesho tukabwira Uwiteka, tumutakambira mu bitugoye, ariko ngo yazajya no kudusubiza agasanga twarigendeye, twagiye mu bindi. Aho rero ntabwo uba wasenganye umwete, ntabwo uba wagumye mu cyimbo cyangwa se mu gihagararo cyangwa se mu mwanya Uwiteka gushakamo. Rero icyo dushaka kuvugaho ni ugusenga ubudasiba, ni ugusenga tudakuraho, kubera yuko gusenga tugomba kubigira ubuzima. Gusenga ni ubuzima, ntabwo ari ibya mu gitondo, ntabwo ari ibya nimugoroba, ntabwo ari ibya kumanywa tugiye kurya, ntabwo ari ibya tubyutse cyangwa tugiye kuryama, ahubwo gusenga ni ubuzima bwacu bwa buri munsi, kubera yuko gusenga bituma tugirana ubusabane n'Imana. Gusenga bituma duhora nyine turi kumwe n'Uwiteka, tugahora turi muri mood yo kubana n'Uwiteka, kuko iyo tugereranyije umuntu uko abana n'undi, iyo uhorana n'umuntu, tuvuga ufite inshuti, murasabana, musangira akabizi n'agahiye, uhora hafi yawe nawe akaguhora hafi yawe, akenshi icyiza ubonye wifuza ko nawe yahita akigeraho. Ikibazo agize wumva wifuza ko wabasha guhita ukimukemurira. Ni ukuvuga ngo mbese umuntu uguhora hafi wifuza ibyiza ko byamugeraho vuba, ukifuza ko ibibi wabimurinda bishoboka. N'Uwiteka rero niba duhorana nawe hafi, niba duhorana ubusabane nawe, nta kabuza byanze bikunze gusenga kwacu kumugeraho,
kandi kukagira impinduka zihuse, kubera yuko we ashoboye byose. Ntabwo twavuga ngo hari ibyamunaniye, ahubwo nitwe tubura, ni twebwe duca rezo, nitwe duca netiwaka hagati yacu n'Imana, hanyuma tukagenda tubeshya ngo twarasenze ntitwasubijwe. Rero kugira ngo isengesho ryawe rigire umumaro, isengesho ryawe rigira impinduka kuko igaragara mu buzima bwawe, senga ubudasiba, senga uhozaho, hora mu busabane n'Imana, hora mu isengesho n'Imana, kuko isengesho ni ubuzima. Ntabwo isengesho ari ryo mu bibazo, ntabwo isengesho ari ryo gushima twagize ibyo tugeraho gusa, isengesho ni ubuzima. Rero reka bene data mbifurize kugira ngo duhore dusenga, kugira ngo tubashe kugera ku byo dusengera, tubashe kugera ku ntego. Birasaba ngo dusenge ubudasiba, birasaba ngo isengesho ribe ubuzima. Reka rero isengesho ribe ubuzima bwawe, isengesho ribe ubuzima kuri wowe witwa umukristo, kuri wowe wumva koko ukunda Imana, ushaka ubusabane nayo, hora mu isengesho. Uwiteka rero abagirire neza, Uwiteka abaha umugisha. Ducumbikiye iyi nyigisho, ejo tuzatangira ikindi gika. Reka ukomeze ukurikire, kandi niba ukigera kuri izi nyigisho ari ubwa mbere, kanda kuri subscribe kugira ngo n'izindi nyigisho zose zijye zihita zikugeraho, kandi ukore kuri share kugira ngo zigere no kuri benshi bazikeneye batari bazimenya. Uwiteka abagirire neza rero, kandi turakomeza kubashimira mwebwe mukomeza gukora comment, mutubwira uburyo zibafasha, mutubwira ibyo twahindura, mutubwira ibyiza twakomeza kubagezaho. Uwiteka abaha umugisha rero, mukomeze kubana natwe, kandi dukomeze tugirane ibihe byiza uko Umwuka abidusangiza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, mbasabiye amen.